mu bavandimwe birandikwa mu ijuru. Iyo ubaye umunyamumaro mu gihugu birandikwa. Iyo utanze mituweli mu bakene birandikwa. Iyo utanze icyacumi birandikwa. Kuba umumaro ni ibintu binezeza Imana kandi bigatuma Imana igusimbutsa iminsi mibi. Dore ikintu ukwiye gukora kurusha ibintu byose, ukwiye gusaba Imana ngo mwami umbe kuba umumaro muri kino gihe. Ikizakubwira ko Imana igiye kuza mu buzima bwawe, izaguhagurukiriza abanyamumaro baze mu buzima bwawe. Ikizakubwira ko ukiri ku musozi w'igisuzuguriro, uzasanga uri wenyine nta banyamumaro ufite, uzasanga ufite abanyabibazo gusa. Ariko ikizakubwira ko Imana ije mu muryango wawe, mu buzima bwawe, uzabona Imana iguhagurukije abanyamumaro. Nubona abanyamumaro baje, ari igihe gato kubona nk'umuhanzi asohoye indirimbo, yasohoye indirimbo ugasanga stade iruzuye, sare iruzuye. Burya uriya muhanzi nushaka umuvuge cyangwa umureke, Imana yamubakiye izina, kubera ko Imana iba yamuhagurukirije abanyamumaro. Ikintu kikubwira ko imbere yawe ari heza ni uburyo Imana igenda ikuremera abanyamumaro mu buzima bwawe. Kandi ikakubwira ntushobora gushaka abanyamumaro ngo babone Imana itabigizemo uruhare. Imana niyo yonyine rekosi ikuha igikundiro, ikaguha igikundiro, ikaguhagurukiriza abanyamumaro. Reka ntabwo ukeneye ibintu byinshi, ukeneye umunyamumaro. Imana ikuremere umunyamumaro. Kuba waratawe ntibivuze ko uzasazira aho bagutaye, ahubwo igira icyizere ko Imana yakuvana muri iryo shyamba urimo ry'ibibazo ukaba umunyamumaro. Ntabwo Yesaya areka Imana ifashe ubyumve neza, ntabwo yari azi ko hari umunyamumaro afite. Oya, ariko mu ijuru hariho Imana izi neza ko hari umunyamumaro uraza kugaragara. Reka mbabwire bano muhurikiye ko umunyamumaro ntibigombera ibintu byinshi. Ko umunyamumaro ni umutima. Ko umunyamumaro ntibigombera amashuri. Ko umunyamumaro ni umutima, ni ubushake, ni ukubikorera, ariko cyane cyambere ni umutima n'ubushake. Hano ni mwene data umwe yabaye umumaro, abera umumaro abantu b'Imana batandukanye. Abantu bakajya ngo yaravangiwe, abandi bakabanga abarokora mu mazeho ibye. Iyo rero uhuye n'umuntu w'igisambu, umuntu w'igisambu kimukuranga, atangira kuvuga ngo abarokore ngo nabajuranga. Kubaho ufite umutima w'urukundo, kubaho uri umunyamumaro ntabwo ari bibi, ni byiza. Umuntu w'Imana abantu bakajya ati yo, ati butiki irahombye yose, abarokore barayimaze yose irahombye. Abantu batangira ko ati nyamara banza aravangiwe. Yajya gusenga, umwuka w'Imana akaba ati nzaca iwawe, nzaguhoza amarira. Yari yarigeze ahura n'akana k'agakobwa kari kumwe na mama wako, kagize amahirwe karabonye ibyangombwa bya hanze, gashaka amafaranga, gasigaye kari kora amafaranga 80,000. 80,000 kwivana muri butiki isigara iri guhubangana. Umugabo arabireba arayafata, aragurisha utuntu twose arayafata, hakana k'agakobwa. Abantu bose bati wa mugabo warayobye, ibintu by'abarokora barabimaze aricecekera. Umwana aragenda ajya hanze, abona akazi, ndabizi ajya nkurikira, abona akazi, araceceka. Wa mugabo arakena, butike arafunga, abivamo arakomeza arasenga. Ariko yabaye umumaro. Reka mbabwire, imirimo myiza ntisaza, ntabwo isaza. Imirimo myiza ntisaza, kandi imirimo bibi ntisaza. Ibyo wabibye hano imbere, uzahora na tagisi vatiri bikugaruriye. Nimba ari bibi uzahora na tagisi vatiri bizanye,
nimba ari byiza nabyo uzahura na tagisi vatiri biza. Twongeye kubaha ikaze bene data, inshuti z'umusaraba, inshuti za gusengerwa, abadukurikira ku muyoboro wacu YouTube yacu gusengerwa, tubahaye ikaze kandi turashimira Imana ko Imana iturinze, kandi turashimira n'abantu babona link yacu bagakora subscribe bakiyandikisha. Biragaragara ko rwose ababonye link yacu mu bikora Imana ibaha umugisha. Tumaze kugira 30, ndibwira ko nawe urimo, nimba utarajya muri nawe mubare nawe winjire mu mubare w'abana b'Imana. Ndashimira abantu mwese twabanye muri uyu mwaka wose, Imana ibaha umugisha. Abantu twabanye mwambere inshuti nziza, kandi ni mutagwisari muzasarura. Nanjye icyo nasabaga Uwiteka arashoboje. Tubaha ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira kuba uw'umumaro. Ninde muntu aba umumaro? Ni Yesu Kristo, ariko nanone yadusigiye umurage wo kuba uw'umumaro, gukora ibiruta ibyo yakoze, gukora ibitangaje. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo ry'Imana, ariko nahaye interuro cyangwa se topic ivuga ngo kuba uw'umumaro. Kuba uw'umumaro mu gihe nk'iki. Iki ni igihe ukwiye kuba umumaro, wanaryama wanicara kumva umutima kuvuga ngo ndi uw'umumaro. Batanira biguhanuriye ubwawe ukavuga ati hari icyo mariye Imana, hari n'icyo mariye abantu, hari n'icyo nimariye. Ndakwifuriza kuba umumaro mu izina rya Yesu. Kandi uri umumaro ubyiyumvamo, wumva n'abantu babivuga, ndetse nawe uragenda ukabyumvamo kumva ko uri umumaro. Rero uyu munsi dufite topic ngo kuba uw'umumaro. Bizagutera kubana n'Imana no kuba inshuti y'Imana, kandi bizagutera kuba inshuti y'abantu benshi, kubera ko wasabye Imana kuba uw'umumaro. Kuko ushobora kubyifuza ukanabishaka ntubigereho Imana itabikwemereye, ariko kuba umumaro Imana ibidushoboza. Upfa kubyifuza ukanabishaka ukanabisaba n'Imana. Ndakwifuriza kuba umumaro. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi, turi kumwe na Diodoni, Imana imuha umugisha, kandi nawe yambere umumaro. Nanjye ndizera ko Diodo, nanjye ndizera ko nakura umumaro. Iri jambo giye kuvuga rirahera tugomba guhera hano wacu. Rero n'abantu mwese mwatubereye uw'umumaro, namwe ndavuze ngo Imana ibaha umugisha. Kumumaro mu bitekerezo byanyu, kubumaro mwabaye umumaro mukora subscribe, mwabaye umumaro musengera umurimo w'Imana, mwabaye abumumaro mutugira inama, mwabaye abumumaro ntago mwadutereranye. Hari abantu mwagiye mudufata amaboko mukadusengera, hari abantu mwadufashamo kugira ngo tubone internet, hari abantu mwadufashamo kugira ngo dukore uyu murimo w'Imana, mukadusengera. Ubutunzi bwanyu ahantu hose mwaba mwaragiye Imana ibakoresha mwese, ndavuze ngo umugisha w'Imana wabeho. Impamvu bivuze nuko tugiye kuganira mu kuba uw'umumaro. Umuntu wese ku isi akeneye umunyamumaro. Niwe senga nimbitekerezaho cyane. Buriya hari igihe umuntu azi imbere y'Imana zo gutanga ijambo ry'Imana, ariko yasenze. Umuntu ku isi, umuntu wese ku isi akeneye umunyamumaro. N'Imana ikeneye umunyamumaro. Umunyamumaro arakenewe. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, hanyuma tuganira ijambo ry'Imana, kandi ndazi ko turaza gufashwa n'Uwiteka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, turasoma ibice byaho 11, yego, ku murongo 28 niho turahera, dushobora kurangiza kuri 29. Murabizi nkunda no kuririmba, ndabikora, ariko ndashaka guhera mu ijambo ry'Imana. Haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. 29. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi
noroheje mu mutima. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iri jambo riri kumfasha cyane, namwe ribafasha. Namwe muzabona uburuhukiro mu mutima wanyu. Ndasubiramo guhera 29. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi turashaka kuvuga ijambo ry'Imana, kuba uw'umumaro, kuba uw'umumaro, kuba umunyamumaro ubuzima bwawe, kuba uw'umumaro. Bibiliya iravuze ngo mwese abantu barushye. Inshuti yanjye, iri jambo tugiye gusenga Imana, hanyuma turiganireho. Ndahamya ko iri jambo hari icyo uraryigiraho, kuko iri jambo ubona nturifate nk'ijambo rishanzwe, kuko ni ubutumwa bwiza nkuzaniye. Reka dusenga Imana, tuganire iri jambo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nyemerera Kristo umuntu wese udukurikiye abone imbaraga zawe, ahabwe umugisha nawe, kandi mu byo dukurikiye abe umunyamumaro, umugabo, umukobwa, umusore. Utugire neza Mwami, iri jambo tugiye gutambutsa n'uzaryumva wese azafashwe naryo. Tubisege twizeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Tugiye kuganira ijambo nahaye umutwe ngo kuba uw'umumaro. Isi ikeneye umunyamumaro. Ninde muntu ukenewe? Nta muntu ukeneye umuntu umutera ibibazo, ntawe. Uw'Imana imukurinde. Isi ikeneye umunyamumaro. Itorero rikeneye umunyamumaro. Igihugu gikeneye umunyamumaro. Wowe nkurikiye hano kuri gusenga rwa, ukeneye umunyamumaro. Imana ishimwe. Mu kazi kawe ukeneye umunyamumaro. Muri business yawe ukeneye umunyamumaro. Igihe cyose umuntu ahora yifuza umunyamumaro mu buzima bw'umuntu. Nanjye ndamukeneye, nawe uramukeneye. Umuntu wese akenera umunyamumaro. Nta muntu ushobora kugira icyifuzo cyo gusengera umunebwe cyangwa umuntu utari umunyamumaro. Hawe. Ninde wabanje kuba umunyamumaro mu buzima bwacu? Mu buzima bwa muntu ninde wabanje kuba umunyamumaro mu buzima bwacu? Mu buzima bw'isi, mu buzima bw'itorero ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yabaye umunyamumaro mu buzima bwacu, yemera kutwitangira. Haleluya. Yemera kutwitangira. Yemera kutwitangira ari mu ijuru nta kibazo afite. Yesu Kristo yemeye kutubera umunyamumaro. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo mwese mwemere kuba abagaragu banjye kandi munyigireho. Wifuza kuba umunyamumaro, emera kwigira kuri Yesu. Okay, hari n'abandi banyamumaro benshi mwakwigiraho, ariko urugero rutavogerwa, urugero rutagirwaho impaka. Nta muntu kugisha impaka utanze urugero kuri Yesu.
nta butabera wakitaba. Urugero isi yose ivuga ninde wabaye umunyamumaro. Abacu baravuga ngo ni mwene Mariya, abandi akavuga ati ni Yesu, natwe ngo ni Yesu. Uwabaye umunyamumaro mu buzima bw'isi yose, agacungura isi ikabaho, abantu bakabaho, abantu bakaba umudendezo, abantu bakahabwa imbabazi, ni umugabo wita Yesu Kristo, umwami w'abami. Iyo tuvuga Yesu ntabwo tuvuga wa wundi wakinye filime, tuvuga Yesu Kristo, wa wundi wapfuye akazuka. Uriya kubera ko ari we tuzi, ari naho tubona akenshi nujya no gutabarwa n'uzarota. Imana akenshi dutabara mu byo tuzi no mu byo twize n'ibyo twabonye. Hanyuma ariko ndashaka kubwira Yesu Kristo wabaye umunyamumaro mu buzima bwawe. Haleluya. Kuva kera kugeza na n'uyu munsi aracyari umunyamumaro mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe. Dekosi ndasubiramo, kuva kera, kuva ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, Yesu Kristo aracyari umunyamumaro kugeza n'aka kanya yakubera umumaro. Niwe wenyine utabara umuntu atabanje kumugira umuntu abisaba. Niwe wenyine ugukura mu kibazo nta mishyikirano yagiranye n'abantu. Ni uyu mugabo bita Yesu Kristo. Niwe wenyine ugupangira surprise. Yesu mwami, abantu benshi bakayitangarira, igatangaza abantu bose. Ni Yesu Kristo. Uyu mugabo yakubereye umunyamumaro, emera kumwigiraho. Ijambo ravuze ngo mwese abantu barushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Kuki abantu barushye? Abantu barushye kubera ko abantu bakeneye umunyamumaro. Abantu bakeneye umuntu babera umunyamumaro. Abantu benshi bararushye. Yesu rabirebye abona abantu bararushye, abona bafite ibibazo, abona bafite intambara, abona abantu bafite ibirwara bikomeye, abona abantu bafite ubukene, abona abantu bafite amadeni, abona abantu bafite izangano, abona abantu byarabacanze. Aravuga ati mwese abantu barushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abaragaragu banjye kandi munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje. Ndakwifuriza kuba umunyamumaro. Ibikomere abantu bagira ubiterwa n'umuntu, ariko no kubikira uzabikira Imana iguhuje n'umunyamumaro. Ibikomere ufite uzabikira Imana iguhuje n'umunyamumaro. Uyu munsi nasenze umuka Imana arambwira ngo nze mbwira abantu, wongeye gikwari hano, arambwira ngo nze mbwira abantu basaba Imana ibabere abanyamumaro. Ukwiye kubwira Imana ikakubera uw'umumaro mu buzima bwawe. Reka mabwire, gusenga ni byiza, udasenze wasengera, udasenze waseba. Ariko gusenga bijya bituremera impinduka nziza. Gusenga bijya bituremera ubuzima bwiza. Gusenga bijya bituremera ibitangaza. Gusenga muri uku kwezi ukeneye umuntu w'umunyamumaro. Imana ikuremera umunyamumaro. Ikizakubwira ko Imana igiye kuza mu buzima bwawe, izaguhagurukiriza abanyamumaro baze mu buzima bwawe. Ikizakubwira ko ukiri ku musozi w'igisuzuguriro, uzasanga uri wenyine nta banyamumaro ufite, uzasanga ufite abanyabibazo gusa. Ariko ikizakubwira ko Imana ije mu muryango wawe, mu buzima bwawe, uzabona Imana iguhagurukije abanyamumaro. Nubona abanyamumaro baje, ari igihe gato kubona nk'umuhanzi asohoye indirimbo, yasohoye indirimbo ugasanga stade iruzuye, sare iruzuye. Burya uriya muhanzi nushaka umuvuge cyangwa umureke, Imana yamubakiye izina.
kubera ko Imana iba yamuhagurukirije abanyamumaro. Ikintu kikubwira ko imbere yawe ari heza ni uburyo Imana igenda ikuremera abanyamumaro mu buzima bwawe, kandi ikakubwira ntushobora gushaka abanyamumaro ngo babone Imana itabigizemo uruhare. Imana niyo yonyine lekos ikuha igikundiro, ikaguha igikundiro, ikaguhagurukiriza abanyamumaro. Reka ntabwo ukeneye ibintu byinshi, ukeneye umunyamumaro. Imana ikuremere umunyamumaro. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Hari abantu benshi muri biriya igenda igaragaza babereye abandi abanyamumaro. Hari abantu benshi no muri ubuzima babera abandi abanyamumaro, hakaba n'abandi babera abandi ibibazo, bakababera intambara, bakababera ibikomere, bakababera ibibazo. Umuntu akarara adasinziriye kubera ko yahuye n'umutera ibikomere. Imana ikuvunjire, Imana ikuvunjire nshuti yanjye. Biragatsindwa guhura n'umuntu akagutereza ibikomere. Ibyago n'amakuba ni uguhura n'umuntu akaguteza ibikomere. Wari umwizeye akaguteza ibikomere. Imana iguhagurukize abanyamumaro. Hari abagabo bamwe babaye abanyamumaro. Bibiliya igenda igaragaza abantu b'abanyamumaro. Yosefu yabaye umunyamumaro, mu gihe cye biramenyekana. Danieli yabaye umunyamumaro, biramenyekana. Uyu mwami Yesu tubabwira yabaye umunyamumaro, biramenyekana. Dawidi yabaye umunyamumaro, biramenyekana. Abo murwanyi, abo mukomando, akora ibikomeye, abo munyamumaro, abantu bose baravuga ati dore tubonye umunyamumaro. Kuba waratawe ntibivuze ko uzasazira aho bagutaye, ahubwo igira icyizere ko Imana yakuvana muri iryo shyamba urimo ry'ibibazo ukaba umunyamumaro. Ntabwo Yesaya areka Imana ifashe ubyumve neza, ntabwo yari azi ko hari umunyamumaro afite. Ariko mu ijuru hariho Imana izi neza ko hari umunyamumaro uraza kugaragara. Reka mbabwire bano muhurikiye ko umunyamumaro ntibigombera ibintu byinshi. Ko umunyamumaro ni umutima. Ko umunyamumaro ntibigombera amashuri. Ko umunyamumaro ni umutima, ni ubushake, ni ukubikorera, ariko cyane cyambere ni umutima n'ubushake. Ko umunyamumaro nibyo bintu bya mbere binezeza Imana kurusha ibindi byose. Mu bintu binezeza Imana ni ukubona umuntu wazibye icyuho mu murimo w'Imana, cyangwa mu bakene, cyangwa mu bibazo, cyangwa se umuntu witangiye abandi. Binezeza Imana. Mu bintu binezeza Imana ni ukubona umuntu wanze agasuzuguro kubw'umurimo w'Imana. Lelaye, ibyo bintu binezeza Imana. Imana irabikurindira, ikabirindira n'abana bawe. Mu bintu binezeza Imana ni ukubona umugabo wabaye umunyamumaro mu murimo w'Imana. Mu bintu binezeza Imana ni ukubona umuntu warwaniye Imana ishaka akavuga ngo ndahahagarara, uko byamera kose sindemera ko Imana ikorwa n'isoni, akaba umunyamumaro. Lekotre mandore pa ni igitangaza gikomeye. Meruka kuba ndi kumwe n'umuntu w'Imana, kwa tugiye gusenga ahantu ducara usanga twakwita n'umuntu w'Imana w'umunyamasengesho, dusanga bamusohoye mu nzu, dusanga ibintu biri hanze. Aho twatukora bati mweneda uyu muntu koko si umuntu w'Imana. Buri umuntu w'Imana kenshi baba nazwe,
abantu bari kumushungera, abantu bari kumuseka, abantu bari kumunegura, abantu bari kureba amasafuriya, umatura bugeretse hejuru y'intebe, ibyo byambize byamucanze, utwana twateye amavi, uwo twatikora bati mwene da, reka duhagara ahangaha basi tumere nk'ababagabo, tube nk'ifeza n'izabo ntacyo dufite. Ndavuga none se kuko ntacyo na kimwe ufite, ntacyo ufite, fata icyo ufite nanjye mfata icyo ufite, tumubere umumaro basi. Umugabo arambwira ngo kumvuze ikintu gikomeye. Ndavuga none se hari ibintu bitagombera amasengesho. Ndavuga ibi bintu ntago bigombera, hari ibintu bitagombera amasengesho bere data. Ndavuga ntago ibintu bigombera amasengesho, ntago bigombera amasengesho. Urafata icyo ufite nanjye nshaka icyo ufite. Ndabaza arubwo ejo bazagusoramo, ndati ntago bazasora narishyuye, hanyuma nanjye ntago baransoramo. Ubu twigane bavuga muri biriya koko ntacyo dufite umwuka wera gusa, nta nakanzu, nta nakana Imana yakuremeye. Aravuga ati arakantu gahari, reka tumwegere. Turamwegera, ati mwihangane, ahita twaga ati mwihangane akoze Imana, ati nyine ati Satani yansabye, ati yandashe, ati umuntu abantu nize bankoshonye, ati none nyinzu yanze kunyihangana, ati none bansohoye hanze, ati bashize ku muhanda kuri kaburimbo. Hari abantu batagira imbabazi, hari abantu bafite imitima imeze nk'inyamaswa n'impamo y'Imana kuri kaburimbo. Tawese uri mwameza ngaye, ati mwameza ngaye sekari 100 wene, ati 100 ariko mena yashizishira ngati nyishura senkani, ubwo muri mwameza abiri ya papa. Burera kababwiza kuri mwabantu, Imana izakugerageza, hari Imana ikugerageza. Imana yaratugerageza, nge n'uwo mugabo watware ari nari ifite 55 wafite 50 gusa. Kandi ntabwo twabiganiriyeho. Ye baba we, urumva tujye tuzanye ukuri, umuntu ufite urugo tujye torawe kabwiza ukuri. Barabakoze Imana, mujye mu masenga Imana bari n'amafaranga. Shaka ufite urugo bukora imibare nabireba, bati natamu urugo mu ndamarambaza n'iki. None ufite nuko ufite n'abandi bakureba, ufite abakozi, ufite n'ibindi abandi bantu bakora ku ruhande, uri ukora imibare. Tubatika ko twumva amafaranga se ari menshi, ushaka kumurikira bite n'ubushobozi bute kumva ko yari makeya, ariko twari menshi. Ariko numva ifuhi. Ndavuga na mwene data rero, aho tugiye turasaba turakoresha 2,000. Ufite amafaranga 55 bitategesha. Ufite angahe? Ati wera mfite 50 kuri momo yanjye, nta yandi mfite. Nireka mubwiza ukuri. Uyu muntu ntabwo tumusengera, kumusenga ntacyo bimaze. Nta kintu bimaze pe, nta kintu bimaze rwose kumusengera. Hari amasengesho rwose akubwira umuntu abati yihurire. Umuntu kubana yaburaye ngo mwami Yesu yabanza umugaburire, umubere umumaro. Iki cyisho kirakomeye cyane. Duhita dufata amatelefoni turakana amafaranga turayamuha. Duhamagara nabwo ati nyine inzara ati ariwe mu rugo, nyine inzu yayituvanyemo, ariko yavuze ko nimwishyura arayisubiza. Ariko ati kwishyura irangi. Turamuhamagara, ati tukwishyuriye inzu, ibi bintu mwabisubiza ati mfite abana be n'abanje barabitora bisubizemo, nta mafaranga nta tifana nawe nta mafaranga. Yari yahiriwe kuva mu gitondo, abo basenga n'abantu benshi bamuca bamukuba. Hari abantu shaho bishimira ibibazo by'abandi, hari abantu bishimira ko umuntu aseba, ariko nitugera mu ijuru uzare Imana izakubaza ngo kuba musetse hariya wowe biti byawe. Turayamuha mugati murakoze b'Imana, ati nubona ati nanjye muzasengere, ati bura nanjye mwasengera umukozi w'Imana. Turavuga ati rero iri niryo sengesho tugusenge, ntuzana twishyure turigendera. Kuba umumaro turagenda. Uyu munsi umuntu ushobora kubona ari kunyerera, ejo azagera ahantu Imana yamutindira ikiraro hatanyerera. Turigendera. Ndakwifuza kuba umumaro.
turagenda, hashira iminsi, hashira ukwezi, abona wa mukozi w'Imana abona ameza arimo aragenda amwegera. Reka mbwira umuntu wese unkurikiye ngo ikibazo urimo ntabwo uzakigumamo, Imana izakigusohoramo, naba na ngombwa ikikwibagize. Ikibazo urimo Data wa twese azakigusoramo, naba na ngombwa kikwibagize. Ukwezi kugiye gushira, abayinazemo, Nyirinze arambwira ati none se bizagenda bite, uzongera hamagara abakozi b'Imana. Yagiye gusenga telefone iramuhamagaye y'akazi, bamuha akazi, asinya kontara y'umwaka wose. Araza yereka wa mugabo ati uyu mwanya nta mafaranga afite, ariko ngiyi kontara y'umwaka wose ushobora kunyihanganira. Umugabo amwe ngo niwongera kumva mvuganye nawe upfa kuba wabonye akazi, wirirwe mafaranga uzayamba. Wa mugabo yarahembwe bwa mbere, bwa kabiri wa mwene data wari ufite senkani yamuhesheje akazi Diodo, yamuhesheje akazi. Yabonye akazi amubwira ati sugira akazi, ati nako, ati ngwino hari demoni mwanyiciye. Ubu ikintu kishe abakozi b'Imana, ntago abakozi b'Imana bagikundana, abantu bagikundana, abantu barahigana. Ariko nasanze abantu iyo bakundanye, abantu bakagirana urukundo, hari ibintu byinshi Imana yakora mu buzima bwabo, tumubereho umumaro. Ariko narahindukiye abere umwe mugenzi wanjye w'iki uw'umumaro. Haleluya! Ndakwifuriza kuba uw'umumaro. Uyu munsi ni boss, urushaka kunkurikiye nawe aho uri hanyereye, shaka unkurikiye aho uri hatemutse habaye nabi. Imana irakurengera, Imana ifite inzira, Imana ifite ubushobozi, Imana iratabara. Kuba uw'umumaro. Nzi abantu benshi bari bababaye, uyu munsi wicara ukamura ukavuga atari kose ni ibiki, habaye iki? Kuba uw'umumaro birenze uko ubitekereza. Kuba uw'umumaro mu bintu Imana idashobora kwibagirwa, ntiyibagirwa umuntu w'umumaro. Ubundi umuntu ni umuntu ugira imirimo myiza, iyo abantu bazi n'iyo batazi. Umuntu w'umumaro ntabwo Imana imwibagirwa. Umuntu w'umumaro kandi wapfa kumuroga ngo bikunde, aba afite utuntu twinshi twamurokora yakoreye Imana. Haleluya! Aba afite utuntu, afite ibintu byinshi biri imbere y'Imana bisakuza. Iyo ubaye umunyamumaro mu bavandimwe birandikwa mu ijuru, iyo ubaye umunyamumaro mu gihugu birandikwa, iyo utanze mituweli mu bakene birandikwa, iyo utanze icyacumi birandikwa. Kuba uw'umumaro ni ibintu binezeza Imana kandi bigatuma Imana igusimbutsa iminsi mibi. Dore ikintu ukwiye gukora kurusha ibintu byose, ukwiye gusaba Imana ngo mwami ube kuba uw'umumaro muri kino gihe. Yesu yabaye uw'umumaro, aravuga ngo ngiye gucungura umwana w'umuntu. Yari ikinege, nta kibazo cya bugufi, aravuga ngo mumwigireho. Iyo ushaka kuba inshuti ya Yesu utangira kwiga kuba uw'umumaro, kuko Yesu ahantu hose yageraga yabaga uw'umumaro. Yageze ahantu ahasanga abantu benshi bameze nabi, muri abantu benshi hari nk'umubyeyi wari urwaye indwara yo kuva, umubyeyi yamukozeho arakira, Yesu amubera umumaro. Yageze ahantu arimo agenda ahura n'umupfakazi, umupfakazi yapfushije umwana. Yesu aravuga ngo nimuturikire bamushyire hasi, Yesu aramuzura amubera umumaro. Yageze kwa Lazaro amaze iminsi 3 yarapfuye, ndetse ngo imva yaritse, aramusora. Kuba uw'umumaro, nimba hari ibintu bikenewe mu isi ni ukuba uw'umumaro. Ikintu Imana igukeneyeho ni ugukizwa ukareka ibyaha. Icya kabiri ni ukuba uw'umumaro. Ntabwo Imana igukeneye ibigambo byinshi, ukeneye cyane no gukizwa ukamaza Kristo. Icya kabiri ukaba uw'umumaro. Yesu ahantu yageraga hose yahaberaga uw'umumaro. Yabwirije abantu 5,000 abagore n'abana batarimo. Ashoje baramubwira ati batugaburire, atubura imitsima n'amafi, arabagaburira, ababera umumaro. Ahantu hose Yesu yageraga urasanga Yesu yarahitaga habera umumaro. Yageze ku nyanja asanga abagabo bakishije urubaruba, babuze ifi, nta n'urufi n'umwe bafashe.
aho hageze arababwira ngo nibacura ubwato gatoya, bacura ubwato hagatoya, aho ababwiye ngo banagura urushundura barakurura bararoba, ababera b'umumaro batavuga ati twakuva tukajya he. Yesu ahantu yageze kuva kandi n'uyu munsi iyo akugezeho byagucanze arabicangura. Haleluya haleluya. Iyo akugezeho byakubiranye ibyuya arabicangura akakubera uwo mumaro. Yo le kosika mando le padre. Uyu mugabo Yesu, yageze ku gakobwa, yageze ahasanga agakobwa ko karembye kapfuye arakazura agasubiza ababyeyi be, aravuga ngo taresa kumibyo karahaguka kaba kazima. Yesu ahageze abo mumaro. Umuntu wese ukunda Imana, umuntu wese ukunda Yesu agomba kuba uwo mumaro. Mu bintu bigaragaza ko uri umukunzi w'Imana nuko ugomba kuba uwo mumaro. Nimba utari umumaro uri umufana, kandi gufana nta kintu bimaze. Ikintu kizakubwira ko atangiye gutera ikirenge mu cya Yesu uzakizwa, ariko utangire kuba umumaro. Reka nkubwire shuti yanjye, iki ni igihe cyo gukorera Imana, kuko nuyikorera nawe izakwibuka. Mu gihe utazi nanjye nazi, Imana iziyerekana mu bibazo byawe. Mu gihe utazi nanjye nazi, Imana iziyerekana mu bibazo byawe. Mu gihe utazi nanjye nazi, Imana iziyerekana mu bibazo byawe. We kugira ubwoba, hanga amaso uyu mwami Yesu, niwe mwamudahinduka, isoko imara inyota. We kugira ubwoba, hanga amaso uyu mwami Yesu, wihangayika, umwami wawe ariyerekana. Mu gihe utazi nanjye nazi, Imana iziyerekana mu bibazo byawe. Mu gihe utazi nanjye nazi, Imana iziyerekana mu bibazo byawe. Niwemerera uyu mwami Yesu ukemera kuba uw'umumaro, Imana iziyerekana mu bibazo byawe. Hari undi mwene data umwe yabaye uw'umumaro, abera umumaro abantu b'Imana batandukanye. Abantu bakajya bavuga ngo yaravangiwe, abandi bakabanga abarokora mu mazeho ibye. Iyo rero uhuye n'umuntu w'igisambo, umuntu w'igisambo kimukuranga, atangira kuvuga ngo abarokore ngo nabajuranga. Kubaho ufite umutima w'urukundo, kubaho uri umunyamumaro ntabwo ari bibi, ni byiza. Umuntu w'Imana abantu bakajya bavuga ati yo, ati butiki irahombye yose, abarokore barayimaze yose irahombye. Abantu batangira ko ati nyamara banza aravangiwe. Yajya gusenga, umwuka w'Imana akavuga ati nzaca iwawe, nzaguhoza amarira. Yari yarigeze ahura n'akana k'agakobwa kari kumwe na mama wako, kagize amahirwe karabonye ibyangombwa bya hanze, gashaka amafaranga, gasigaye kari kora amafaranga 80,000. 80,000 kwivana muri butiki, butiki sigara iri guhubangana.
umugabo arabireba arayafata, aragurisha utuntu twose arayafata, yakana k'agakobwa. Abantu bose bati wa mugabo warayobye, ibintu byabarokora barabimaze aricecekera. Umwana aragenda ajya hanze, abona akazi, ndabizi ajya nkurikira, abona akazi araceceka. Wa mugabo arakena, butike arafunga, abivamo arakomeza arasenga, ariko yabaye umumaro. Reka mbabwire, imirimo myiza ntisaza, ntabwo isaza. Imirimo myiza ntisaza, kandi imirimo mibi ntisaza. Ibyo wabibye hano imbere, uzahora na tagisi vatiri bikugaruriye. Nimba ari bibi uzahora na tagisi vatiri bizanye, nimba ari ibyiza nabyo uzahura na tagisi vatiri bizanye y'ijuru. Nimba ari ikamyo, nimba ari iki, ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Hano imbere ubisangayo. Umugabo arakubitwa, abantu bakajya museka, ati wari uzamutse, ati nuko wishinze abarokore. Umwaka umurashira, 2 irashira, umwaka wa 3, imyaka 5 ishize. Ari umushomeri yaba mu nzu y'Imana, atungwa na mama. Agiye kumva yumva telefoni iramuhamagaye. Umugabo yitabye, yumva n'ijwi ry'umwana w'umukobwa, ati ni njyewe ndi mukobwa nitwa kanaka. Umugabo yaramwibagiwe, ati ninjye wagiriye neza, ufata butike yawe urayitanga, uvana 80 urabima, njya hanze njya kwiga, burya nageze mpitamo akazi, ntangira kujya niga, nuko mpembwe nkagera ngusevingira, nkagena sevinga, nkavanayo nkoresha ibibazo byanjye, ariko nkavanayo n'utuni sevinga nzaguha, tuzakugira akamaro. Kuba umumaro, hari abantu bazi ko kuba abanyamumaro no ari ugufasha abo banganya ubushobozi. Oya, reka nkubwire, iyo uri kubiba cyangwa se uri kuba uw'umumaro, ntago utanga kugira ngo uhaza gusubize. Ubuhaye Imana, kandi Imana ntago igiye itakaza ibyo uyihaye. Ndakwifuriza kuba umumaro. Umwana amubwira ati imyaka 5 irashize, none naje ndashaka kukubona, nongera nkagushingira butike, ese uracyayigira? Aramubwira ati 5 irashize, bambwiye ko nayobye nakurikiye abarokore. Dufite abantu bakinije abandi, dufite abantu bafite satani mu mitima. Hahandi ushyira n'ijambo ry'Imana ku rubuga, ijambo ry'Imana kandi abantu bakuzura umukozi w'Imana, ijambo ry'Imana abana biza, aho kugira ngo bagushyigikire cyangwa se baryumve, ugasanga umuntu ahise arisiba. Kandi urubuga urushizeho ari urubuga rw'ijambo ry'Imana, ubwo hamwe ngo uyu muntu afite Yesu umutima we, atanafunguye ngo yumve n'ikirimo, agahita yumva gusa ngo kuri gushaka views, atanumvishe na message irimo. Kandi kamabwire, umuntu utumva, umuntu udafata umwanya ngo yumve amakuru, arasanzwe ari n'ay'ijuru, ari n'ay'ubwenge, ibintu byose ndahamya neza ko ibitekerezo byo muntu bikanguka bitewe n'ibindi bitekerezo wumvishije. Ndasubiramo, Imana ikukuza ikakurema ugakura mu nda ya mama wawe, ukavuka ugakura, hari ibitekerezo Imana yagushyize mu bwonko bwawe. Ariko ibitekerezo kugira ngo bibyare ibindi bitekerezo, hari ibindi bitekerezo by'abandi bantu uzumva bakuruta, babanje mu isi, ari ibyo mu ishuri, ari iby'umurimo w'Imana. Nutagira ibyo wumva, uzifasha ibisazi gusa. Hari abantu bacinege abandi, hari abantu bashinzwe gucinege abandi, hari abantu barwanya umurimo w'Imana. Ukibaza ukamureba nk'umuntu koko yavuye hehe, izi dayimoni yazikuye he? Umugabo bari baramuciye intege, hari n'abamuvuyeho ngo yahombeje butike, kandi ubundi atanabikora yari kuzahomba. Ubundi butike kugira ngo yunguke
kugira ngo butike iyunguke uyishore byemere bivemo nuko wirinda kuyihahamo aho kukagenda wongeramo aya andi ku ruhande nibwo butike yawe itera imbere. Ariko iyo ucuruza butike ukanayihahamo ugacuruza butike ukanayiryamo ukanayishyuramo inzu nimara amezi 3 itarangiye. Ni business yose uzashinga nuyishinga akaba ari gutunga iyo business ntizamara kabiri itarangiye iyo ari yo yose. Kugira ngo business yawe ibashe gutera imbere nuko uyishinga ukamara byibuze imyaka 3 utayikoramo uri kuyondora gusa umeze nk'umuntu uri kurera inyana izakurika ikazabyara amata n'ibindi. Umupapa umukobwa aravuga ngo ndashaka gushingira butike yawe kandi ujye mu mujyi. Jya muri Matewusi, ajya muri Matewusi baramukodesheje umuryango ubararanguza. Hari ijambo nasomye ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago n'amakuba. Hari igihe umuntu akora neza byamara kumushiraho akagira ngo yarayobye, ariko bitashize burya bihari. Umuntu wese wakoze neza dore ibyago n'amakuba dodo ibyago n'amakuba ni umuntu ibyo birangira atarakoze neza. Yaye Mariya mu nzoga no mu ndayi ayiwe indazi zitazigusezera basinze bagenzi babaguhinasha bongera kugaruka wayabonye. Ariko umuntu wakoze neza akiri mu kazi, wakoze neza akiyafite, wakoze neza akimeze neza, Imana irakwibuka. Bibiliya igenda igaragaza abantu Imana yagiye yibuka. Nawe Imana ikwibuke. Ese wo nkurikiye waba warakoze neza? Ese hari umuntu ugeze ubera umumaro ngo umwanya uze kubwira Imana ngo Mana agira ibintu bibuka ku buzima bwanjye kuba umumaro. Haleluya kuba umumaro. Lelai kuba umumaro. Aha tugeze hari abantu babigizemo uruhare kugira ngo tube tugeze aha. Bumvuye Imana. Hari abatureze, hari abadusengeye, hari abatugiriye inama, hari abantu babaye umumaro ku buzima bwacu. Iri jambo Imana yamaye nirigare mu buzima bwanjye. Aho hantu ugeze hari abantu babigizemo uruhare kugira ngo ubugeze aho ngaho. Abo nabo umumaro mu buzima bwawe. Imana ibakugarure. Nimba hari abo watakaje, Imana ibagarure. Aho ugeze hari ba Simoni, hari abantu Imana ihagurutsa. Lela tekosika enemondre pai. Heruka gukurikirana igiterane ejo cyabaye cy'umukozi w'Imana Minyoni. Mbuta mbona umuntu ujye umuntu kozi Imana mugenza mubera umumaro. Ari ibintu ariko abantu bajya bari amakuru. Kozi Imana arazaza kubu Imana ikina abakozi Imana ameze nk'abari bwabaye mute. Kozi Imana aza kuvuga ubutumwa hanatanga na $1,000,000. Nguko kuba umumaro tuzuru w'ikibazo. Nta bakozi Imana bakino gihure uramutumira ati urayafite se yavanye kuzimu. Ariko ikaze abantu bose bateye imbere babagiye kuzimu. Kuki nta mukire baba bagiye kuzimu. Gose Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ngo nzabagira imitwe sizabagira imirizo. Twe turareba ibikorwa ntituri byakoze arikoze umva babwire nk'abantu nge ntabwo ndi kumwe n'abo bantu. Umva Minyoni nubwo nanzi kabisa, ariko ngewe hari ibintu mbona hano wigeza nk'imodoka. Kuba umumaro ni ukuba umumaro mu buzima bwawe uyu munsi. Noneho na ziriya mituweli batanze nazavuye ikuzimu. Bimwe mu bintu bikenewe mu isi, mu itorero no mu gihugu n'ahantu hose byodo ni abantu bafite umumaro. Kuba umumaro mu buzima bwawe. Cyamaga Imana ngiriye neza gusa.
ariko ndi kumva iyerekwa. Imana nimba hari ibintu binezeza Imana ni umuntu wabaye umumaro. Yesu nicyo cyamuzanye. Yesu abantu basoma ijambo ry'Imana, abajya basoma ijambo ry'Imana, ahantu hose Yesu yageze yahavaga hakoze ikintu, yahavaga hari icyo akoze. Iyo yagiraga ahantu agasanga nta kintu amaze, yageze ku giti gidafite imbuto kivuma kiruma, aravuga ati kikita umuntu utafite ari umumaro nyine nta kintu amaze, nta kintu amariye abandi. Ugomba kuba umumaro. Uwo mupapa ari gucuruza, ari mu gutera imbere, aho uwo mwana amafaranga nyina waba yaravuze ngo ubonye amahirwe kujya hanze ariko ntuzigera ujyayo, aho nakuziritse narahakuditse ni ku gasi, ntuzajyayo, uzajya napfa. Hari abantu bagira imitima mibi, hari abantu babona umuntu gusa yambaye akakanzu keza bagatongera, yakubona wambaye isaha agatongera, yakubona wakarabye neza agatongera. Hari abantu bafite imitima ntazi ukuntu imeze, ariko bababwiza ukuri cyazanye Yesu nta kindi nuko abantu bakwiye kuba umumaro mu buzima bwawe. Nimba utari umumaro, reka nkubwire, nta juru utegereje, nta n'ubugingo utegereje, wikure mu bana b'Imana. Ikintu kiranga umwana w'Imana nuko agomba kubaho uri umumaro. Ugomba kubaho uri umumaro, ugomba kubaho uri umunyamumaro. Hari umukozi w'Imana ejo bundi wapfuye kandi ku rusengero wacu, nabonye uburyo abantu babaye ab'umumaro kandi ari umurundi. Wari uhari nawe, wari uhari warabibonye. Ndiyo uburyo abantu bahagurutse ku rusengero, uburyo abantu bahagurutse na modoka yabo, uburyo abantu twese twahagurutse ku mbuga tugatanga amafaranga. Nta mwana we n'umwe wageze mu Rwanda, ariko kubera ko hari abanyamumaro abantu barahagurutse. Reka mbabwire, nimba hari ibintu bikenewe mu isi, abantu bakeneye abantu bafite abantu umumaro mu buzima bwacu. Yemwe umuntu nkurikiye, ukeneye umuntu umumaro mu buzima bwawe. Imana ikwinda guteza ibikomere. Ndashaka gusengera ngo Imana ngo Imana igusohorera abinyatsi, igusohorera abagambanyi, igusohorera abarozi, igusohorera abateramwaku, igusohorera abakuzinga, igusohorera abakugambanira, igusohorera abagutongera. Imana iguhagurukiza abanyamumaro bazi bagufata amaboko. Abanyamumaro irabahagurutsa bakakugira inama. Haleluya. Eno zinimo eref kubera ntangiriye umurimo. Imana ihagurukije umuntu mu buzima bwanjye. Haraza arambwira ati werari, mwita papa wanjye, Imana imumugisha hari mu kazi. Haraza arambwira ati werari, nabakazi namukanu kangana kakafunganye kakato cyane. Arambwira ati uyu murimo w'Imana uzakomera. Kuba umumaro. Arambwira ati uyu murimo w'Imana uzakomera. Ntabwo ufite ibintu byinshi, ariko genda ushaka no gukorera. Ushaka hano hagutse ukorera umurimo w'Imana. Muteye inkunga yo kwishyura kameze nkangayo nyinshi nk'umwaka wose. Imana ikwagura buri inshuti y'Imana. Kuba umumaro. Hari abantu rero bakora Imana, abantu bakumva yuko babire mu bintu Imana idashobora kwibagirwa. Ni umuntu wakoreye Imana bikunze. Tandukanya gukorera Imana bakweskoye, tandukanya gukorera Imana bagutuburi, gukorera Imana ubikunze, gukorera Imana bikurimo, ukicara ukavuga ngo ndumva ngiye gukorera Imana muri uru rwego, ndumva hari ikintu cyo gukorera Imana mu nzu y'Imana, ndumva hari ikintu cyo gukorera Imana ku mukozi w'Imana, ndumva ngiye gusura abarwayi kwa muganga, ndumva ukuba bikuje. Ibyo bintu bihagurutse Imana. Ibyo bintu nibijya bipfuba, ibyo bintu ntibirogwa. Nta muntu uroga iyi mirimo, nta muntu yitongera. Uwa wicaye Imana ikagutungura. Ngaya amasengesho atarogwa ni amasengesho yitwa imirimo. Sha umuntu arambwira ati ibi nkoze nge ndahanuye. Arambwira ati ngewe ndahanuye, ukunkumanuye kandi nuko bizakomeza. Iyo nzu na n'uyu munsi ndacyayirimo. Yarahanuye hanura icyo gihanura uwo mwaka arigendera, ariko ntumbaze ubwo buhanuzi yahanuye Diodo
ubuhanuzi hano yakoresheje amafaranga bati iyi nzu ngenda iwe mu ngewe nishyuye umwaka ndigendeye hati ngenda hanuye nubona wongeye kwa mu buzima ngenda hanuye arigendera namusenya arigendera. Uzi ko kugira ngo Imana igutabare ukeneye umuntu ukuvugaho ijambo ryiza. Hari umuntu ukuvugaho ijambo ryiza Imana ikarikurikirana igahita igwiza amaboko ikagwiza igikundiro ikagwiza abanyembaraga. Haleluya ikaguha ubwenge. Nikamabwire abantu munkurikiye, Imana itaguhagurikirije umunyamumaro ibyo wakora byose byakunanira. Umuntu Imana imuhumugisha ariko ubuhanuzi yahanuye ndajya mubwira hayibereye ko bwakomeje cyane arigendera haciye imyaka myinshi. Ariko ubwo buhanuzi Imana yaraje ngo kubera ko ubaye umunyamumaro ngiye kuza nanjye mushyigikire. Ndashaka gusengera abantu. Icyambere nyine gusengera umuntu umaze igihe ari mu buzima yarahuye n'abateramwako. Hari igihe n'abateramwako abakuroga, abacuragura, abambuzi, abashinyaguzi, abatekamutwe, ugasanga impande zose nabo buzuye. Imana igukize abo bantu, ibatembereze, ibagushyire ku ruhande. Imana iguhagurukirize abanyamumaro, ariko nawe wemere kuba uwo mumaro. Nanjye nicaye twese twahagurukiye kuba umumaro. Nimba ukeneye kuzajya mu ijuru emera kuba umumaro. Ese hari icyo umariye abandi? Ese hari icyo umariye igihugu? Nise Diodo, nimba ndaha nkasora numva ntacyo umariye igihugu? Ese hari icyo umariye abantu? Nimba ntankagira umemba ntacyo maze ubwo. Umuntu nkurikiye wese hano kuri gusengerwa ndagira ngo mubwire ngo haranira kuba umumaro. Nimba ukeneye ko Imana igutiza imbaraga, nimba ukeneye ko Imana iguhakurama, hari ikintu namenye Diodo. Uzi ko nasanze umuntu umumaro Imana imurinda. Uzi ko uyu muntu ari inyatsi Imana itamutindaho. Uzasoma ibyanditse urugero uzasanga abantu Imana yagiye irokora Tabita yamurokoye kubera iki? Imirimo. Uriya mwami Hezekiya yamwonge imyaka yo kurama kubera iki? Imirimo. No muri ubuzima nasanze kugira ngo Imana iguhe kurama nicyo imariye, nicyo umariye sosiyete. Wowe umaze iki? Umariye iki abandi? Ni igiki bazakuvuga? Ndakwifuriza kuba umumaro mu bantu uyoboye, mu mushinga uyoboye, aho ugiye kuzajya, aho mu mahanga, aho uri muri kino gihugu. Ese uri umumaro? Kuba uw'umumaro si ukuba warenzwe. Kuba umumaro ni ukwigomwa ukandikisha ku Mana kandi ugashaka amaboko kuvuga neza. Ko kuvugwa nabi bitera umwako, kuvuga neza bizana umugisha, ariko kuvugwa nabi kenshi bitera umwako. Kuko uburozi bwa mbere ni amagambo mabi. Umugisha wa mbere uhera mu byo bakwatuyeho byiza. Isuzume, uravuga ute muri sosiyete? Uravuga ute? Ni gute bakuvuga gute mu muryango? Bakuvuga gute mu mavandimwe? Bakuvuga gute mu kazi aho utuye? Bakuvuga gute mu itorero aho uba? Bakuvuga gute muri korari aho uri? Bakuvuga gute mu kigo uyoboye? Bakuvuga gute aho wigisha? Bakuvuga gute mwari? Bakuvuga gute tica? Bakuvuga gute? Bakuvuga gute aho utuye? Uri umumaro. Haranira kuba umumaro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haranira kuba umumaro. Biba ngo ntibindeba, bino ntibindeba.
ibi ntabwo ari ibyanjye oya kuba umumaro. Ntigeze nkurikirana amakuru mbona umwana w'umusore byaravuzwe ku makuru bijyana no hejuru mu buyobozi wafashe igihe ahanga umuhanda abantu akajya mutambukaho ariko yabaye umumaro. Kuba umumaro ntibigombera kuba utunzi, kuba umumaro no kubikora, kuba umumaro no kugira umutima mwiza, kuba umumaro no kugenda uko imbaraga zawe zingana ukamenya icyo ushoboye. Kuba umumaro ni ukumenya icyo ushoboye, kuba umumaro ni ugukoresha igihe cyawe neza, kuba umumaro ni ugukoresha igihe ukagikoresha neza. De cause eremo umuntu azabazwa ibyo yakoze. Kuba umumaro ni ugukoresha umwanya wawe neza, kuba umumaro ni ugukoresha amahirwe Imana iguhaye neza, kuba umumaro ni ugukoresha akazi kawe Imana iguhaye neza, kuba umumaro ni ugukoresha iterambere Imana igushizemo neza, kuba umumaro ni ugukoresha umwanya Imana iguhaye wivuga butumwa neza, kuba umumaro ni ugukoresha umwanya akazi Imana iguhaye akariko kose ukakoresha neza ukakabyaza umusaruro. Kuba umumaro ni ugukoresha amahirwe Imana iguhaye. Nta kintu wari ufite ariko Imana ikuremeye igituma waba umumaro, gikoreshe neza. Lela de cause enemore. Ntibigombera ngo uhamagara abahanuzi, ntibigombera ngo uhamagara abakozi. Iyo uri umumaro uravuga ngo Yesu nyibukira ku byo nkora, nyibukira mwana wanjye renge, nyibukira kazi karimo intambara, nyibukira mfite uburwayi, nyibukira. Lela la cause. Nigeze ngona gisabira 15 bene data kora gisida akaguru gacika mu bice bitatu. Njya sehashika nabonye kuba umumaro ikintu bimaze. Mbona abantu umujyo batonze bangana, mbona umujyo abantu baje kundeba, nuba abantu umujyo bari gusenga, mbona abagatulika basenga, mbona abasilamu basenga, nabonye abantu basenga mu madini atandukanye. Ndavuga hari isomo nongeye kwiga. Yemwe bantu munkuriki, ibyo ukora byose niba utari umumaro ibyo ukora ni zero. Kuba mu rusengero utari umumaro mushaka ibyo wigereka wiryamye nta kintu bikumariye. Nimbana n'amafaranga byuka mu gitondo ugenda ukorope, ariko abantu bakubone kuri umumaro bavuga ati yakoropaga. Yo nabonye abasilamu basindukana igikoma, nabonye abantu basinduka basanga sehashika abantu bo madini atandukanye. Ndavuga ngo ndinde werarisi. Kuba umumaro ntumenya ko wakoze, ujya kubona imirimo iragaragaye. Yo ndabifuriza ku mumaro. Tabita ntabwo yarazi ko utwenda twagira agaciro ariko twamuvanye mu rupfu rutumusubiza umuzima. Ndabifuriza kuba umumaro. Yewe muntu nkurikiye, uzarokorwa n'imirimo myiza ufite. Imirimo myiza nibyo wakoze ukiri muri iyi si. Nugera mu ijuru nta bindi uzahakora, mu ijuru nta migambi ntaki, tuzaba turirimba gusa. Ariko tukiri hano mu isi ukene kuba umumaro. Haleluya. Kuba umumaro ushobora kurangira umuntu akazi keza ukabaye umumaro, ukabona mutuna umunaze mu kidendezi, ububaye w'umumaro. Ariko hari abantu babona akazi bagahita baba babi, bagahita bica ku bandi, bagahita baboroka. Wamubaza amakuru yaho yawe akinjaga atishishishishishishishwi zero. Aho Imana iguteretse ukwiye kuhabera umumaro, ukwiye kuba uw'umumaro. Kuki utamuha ayo mahirwe? Kuki utamuha iyo linki ngo nawe gerageza amahirwe? Kuki utamuha iyo linki ngo nawe aho kuki wicaye mu kazi ukumva yuko intebe yawe n'izindi zihari zose ushaka ko zibizawe, ukumva ko abantu bose bari mu kazi bagomba gusohokamo n'urimo bose bagomba kubikwa birukana kandi utazabishobora. Wabaye umumaro, wageze ahantu hakaza ituze, wageze ahantu hakaza ibyishimo,
umuntu urimo Yesu, umuntu w'umumaro ahantu abantu bakishima. Hari umuntu ugera muri kwasiteri yose igatangira n'ibyishimo, n'abari barake bakishima kuwo mumaro. Haleluya, haleluya, haleluya. Menuka kujya gusura umwana wanjye ku ishuri aho yiga, iyo tugiye dufata amakwasiteri mbabwire kuwo mumaro. Umushoferi wari udutwaye muri kwasiteri, turimo tuva Kayonza turimo dutaha, atangiza ikiganiro n'umusore, mwumva kuwo mumaro. Biraye maranje. Umusore atangiza ikiganiro, umushoferi amubera umumaro. Kwasiteri yose iriga. Umuhungu ati nishaka umugore akaca inyuma nzahita mwica. Umushoferi ati wa mwana we ntabwo isi yizi, uzamubabarira. Bajimaka. Mushoferi amugati reka nkubwire n'ibitari ibyo ngibyo urababarira. Ugomba kubabarira. Umwana yari afite baramubitsemo ikintu cy'igikode cy'ibikomere bite n'imiryango yakuriyemo. Ariko agiye kumva yumva abantu, imbaga y'abantu benshi bavuze ikintu bita imbabazi. Atahavuga ahita ngo nanjye nzamubabarira, ndabyize kandi ndabifashe. Umushoferi nubwo aratwaye ariko abereye abantu benshi umumaro. Reka babwire, kuba umumaro ntabwo ari ibyo utunze gusa, no kugira umutima mwiza uba ubaye umumaro, no kubwira umuntu ko Yesu amukunda uba ubaye umumaro, no guhumuriza umuntu uba ubaye umumaro. Yesu agushoboza. No guhagurukira umuntu mugenzi wawe uba ubaye umumaro. Kuba umumaro ni ibintu bitari bito cyane, ariko by'umumaro. Vuye gusenga ahantu mura n'umuntu, turasenga mube dore kuba umumaro. Icyamanga abantu bumve kuba umumaro cyari cyo. Turasenga umuntu afite imodoka ariko mwana abantu avuga ati ariko reka tugenda tujye kureba abana. Yo abantu batoya nyiri iyo modoka toya, reka mbageze muri abana, twari umukozi w'Imana ntabwo anzi n'ubwa mbere mbonye. Umva umunyamumaro nta yashaka ko batifata mu tugende, ati batoya reka mujyane mwebwe ndabagena bageze ku ishuri muri abana, hanyuma mfatiye umuntu w'Imana mugeze ku kazi, mugeze ahakorera, niba ari mu rugo, niba ari kuba umumaro, niba ari ibintu bikene mwami Yesu. Uyu muntu yakabati nafate moto ntacyo gahunda zirarangiye, ariko kuba umumaro aranzanye vuga ijambo ry'Imana kare abaye umumaro. Kuba umumaro ntibigombera ibintu byinshi, bisaba kuba ufite umutima mwiza. Umuntu utagira umutima mwiza ntashaka kuba umumaro. Ndagira ngo dusenge. Umuntu ugira ishyari ntashaka kuba umumaro. Umuntu ugira inzika ntashaka kuba umumaro. Umuntu ugira urwangano ntashaka umumaro. Kandi umuntu urama ni umuntu w'umumaro. Kuba umumaro ni ukwemera gusangira uduce Imana iguhaye ukadusangira n'abandi. Kuba umumaro ntabwo ari ugusevinga za miliyari ku makonteta, oyaye ushobora kuzapfa ukadisiga. Kuba umumaro ni ukugira umumaro aba muri kumwe n'igihugu n'itorero n'abantu b'Imana. Kuko ko byamera kose tuzapfa, tubisige biribwe n'abandi. Mu gihe uriho rero koresha umwanya wawe neza ubuha umumaro. Nimba ari akazi ugatange, nimba ari ugufasha ufashe, nimba ari uguhugura uhugure, nimba ari ukubwiriza ubwirize, nimba ari ugusenyera abantu basengere, nimba ari ukuvura vura neza, nimba ari umurinzi bukore neza, nimba ari ukwigisha igishe neza, nimba ari ijambo ry'Imana ritange neza. Elewe takosika erebo. Umwami Yesu yambwiye ngo mu rwego urimo uharanire kuba umumaro, bizangiza abadayimoni baguhiga utabizi, bizangiza imbaraga ziguhiga utazizi. Mu kazi urimo bikoreshe neza umumaro, aho unyura mikota ngo yase muri resitora aho ukora umumaro,
uzi iyo umuntu ari umugome afite resitora afite abakozi b'abagome, amasahane bayahanaguza imipira yabo. Iyo ufite abakozi b'abagome bafata ibitambaro bidafuze bakabihanaguza amasahane, bagakubita mu bisafuriya bakonyagara. Niyo mpamvu usanga abantu bari ko ufite abakozi b'umumaro, bafite umutima mwiza, bakunze akazi, bakunze ababagana, bagira isuku, asanga ibintu byose birashininga. Mu byo ukwiye gusaba Imana, ukwiye gusaba Imana kuguhe abantu bafite ubuzima, bafite imitekerereze mizima, bafite umutima mwiza, bakora akazi neza, bagakorera Imana neza. Iyo uri umumaro n'umurimo w'Imana ukora neza, aho muri umurimo w'Imana kuri shere menuka gura n'umuntu utari umumaro, ikimuranga ni indamu Imana imubabarira. Narayimubwiye kunarambwa ati nibishoboka ntabwo mukuyobora abantu bangana ucyo bataguhemba. Ndabaye kuseba mugabo we, ubuko napfuye nkagaruka hamaze gupfa abantu banga kuva 2015 nkoza gesida, kwizuru ryamwe ngo baracyasengera abantu. Ubundi ko mbayeho rashaka wiki ngoya gukirirwa hanga konje kahirirwa ngo nane. Abantu barakizwa, abantu barihana, abantu baratabarwa, abantu barakiri humure, abantu barahembuka. Kandi ntabwo nicuza kuko igihe kizagera Imana impembe. Twese nambaye ubusa kumumaro, ntabwo ari ukora kubera ko ituro rizaduhemba, kujya ijuru rizaguhemba. Ndakwifuriza kumumaro, ndashaka gusengera aho nufasha mwene wanyu kuko uteganya ko nazagufasha. Ko ntabwo ari kumumaro, nukubaka ubushuti, nabyo ni byiza. Ariko kumumaro nugufasha umva uri gukorera Imana kandi kamubwiza ukuri. Ijye wumva ukorera Imana kandi bizagaruka. Ukiri muri ubuzima ujye wumva ko Imana izabigarura, ntibitakara, ntibiyoba, ntibirogwa, ntibyibagirana. Imirimo myiza ntigisasa, imirimo myiza iburanira nyirayo, uwayikoze iramuburanira. Imirimo mibi izanira ibyago uwayikoze, imirimo myiza izanira umunezero uwayigize. Imirimo mibi izakuzanira ibyago n'amakuba, ariko imirimo myiza izakuzanira ibyishimo mu buzima bwawe, usaze neza. Ndakwifuriza kugira imirimo myiza. Ndagira ngo usengere inshuti yanjye uwarunkurikiye za kuba umumaro. Mwese abarushye n'abaremerewe, umva Yesu umunyamumaro, nimuze musange ndabaruhura. Ninde wabivuga muri iyi si atakwe ngo narababyaye se? Mwondoke mumva uruhande. Ariko Yesu yari umunyamumaro ngo mwese abantu murushye, abantu byacanze, abantu mwabuze yo mugana, mwese abarushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Mwemere ko bagaragu banjye munyigireho. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwemere. Ndagira ngo usengere inshuti yanjye unkurikiye. Umwami Yesu akuntumyeho ngo ibyawe bitazarirwa ni Mungu, nibyo wagurije Imana, ni imirimo myiza wagize. Ibindi byose Satani yabitera inzara, ariko ibyo wakoze ufite umutima mwiza ntabwo Satani azabitera inzara ngo bikunde, nta naho bizajya. Uzasome amateka y'Yobu, Satani yabiteye inzara, atera inzara abana, atera inzara ubutunzi, ariko nta na kimwe cyagiye. Byagarutse Imana ibikubye kabiri. Ushobora kugeragezwa, kumumaro ntibikuraho kutageragezwa, ariko kugeragezwa Imana yubikiriye kuzagusetsa kandi ikagusetsa mu maso y'abagusetse. Reka ngusengere. Uyu munsi urababaye, uri kwibaza ngo ariko nakoreye Imana, ariko navugiye Imana. Reka tubwire Imana ngo Mana ibuka imirimo. Nawe utarakizwa, nawe wavugiraga imirimo mibi, nawe warugaga, wasambanaga, wayibaga, watukanaga, wangaga, wari waragambanaga, wari wararetse Imana, bwira Imana ngo Mwami mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira amafuti yanjye. Bwira Imana ngo Mana itandukanije n'ibi byaha, nshyira mu cyiciro cy'abana b'Imana cy'abanyamumaro.
muntu wese unkurikiye wese wagize icyo ukorera Imana, uyu munsi ukaba uri kuri tekere, uyu munsi ukaba uri mu butayu, uyu munsi ukaba umeze nabi, uyu munsi ukaba usuzuguwe, uyu munsi ukaba uri gutukwa, uyu munsi ukaba uri kuburara, uyu munsi bakaba bayikuzingiyeho, kosika enemo, uyu munsi ukaba wanzwe, uyu munsi ukaba waratawe, uyu munsi ukaba bavuye mu bukode, uyu munsi ukaba bari guseka, uyu munsi ukaba abana bakunaniye, ukaba warakoreye Imana neza pela eneodre, ukaba uri mu bitaro, ukaba uri muri bombone, wowe nkurikiye mu bitaro, mwebwe munkurikiye eneota kosika reboy, ni nawaza mwibutse Imana imirimo ntijibona, imirimo Satani ntabwo ajya yifunga ngo bikunde, ni intwaro Satani adafunga, ni intwaro abarozi badafunga, ni intwaro abagome badafunga. Nta muntu uroga imirimo, nta muntu ugambanira imirimo irivugira. Imirimo ni kuburane muri uku kwezi, Imana ikongera imyaka yo kurama. Imirimo ni kuburane mu bana ba, imirimo ni kuburane mu kazi kawe, imirimo ni kuburane iyo wakoreye Imana neza, Imana yibuke ikuburane. Imirimo rero takosika. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yibuka, uri Imana itajya yirengagiza abayo, uri ibyiringiro by'abizera. Ndasengeye umuntu wese unkurikiye ufashe umwanzuro wo gukizwa, uvuze ngo Mwami mpa kugira imirimo myiza, haba mu kazi gasanzwe, haba mu kazi ka leta, haba mu kazi k'umurimo w'Imana, haba mu buzima busanzwe, haba mu bucuruzi, haleluya, haba mu mahanga, haba mu badespora, haba hano mu gihugu cyacu. Ndasengeye umuntu wese udukurikiye ugiye kumvira ijambo ngo umushoboze kugira imirimo myiza. Kandi abari bayifite bari mu butayu, abandi bari kubasekera, bavuga ngo bagiye kunyagirwa, bavuga ngo ibibazo birabishe. Wibuka imirimo urimo takosika, ibuka imirimo uri mubyeyi, ibuka imirimo uri mugabo, ibuka imirimo uri mukobwa, ibuka imirimo uri mugabo, ibuka imirimo uri musore, ibuka imirimo ye, ibuka imirimo yibuke, ibuka imirimo uri mupapa, uyibuke, uhagarike amarozi, uyibuke, umurengere, wibuka imirimo, ukiza uriya muntu uburwayi bwo mu nda, wibuka imirimo, wishyura amadene, wibuka imirimo, umukiza akagambane, wibuka imirimo, umukure mu gihome, wibuka imirimo, umukure mu butayu, wibuka imirimo, umugarure ubuzima, wibuka imirimo, umubyimbure, wibuka imirimo, umukize, wibuka imirimo, ukureho ibitambo bamutanzeho, wibuka imirimo, umuzingure yambara agatimba nk'abandi, wibuka imirimo, abona ibyangombwa ari gushaka, wibuka imirimo, umwongera imyaka yo kurama. Dore n'umunyamumaro Mwami. Ndasengera abantu bari bangurikiye rekosi kamando repayi ngo Mwami ubashoboze kandi wibuka imirimo yabo, kuko imirimo nishaza birashaka kubageza hano bumva bakucitse intege, bumva n'Imana itagihari. Urahari witwa Imana, urahari witwa Imana, urahari witwa Imana, rere bode kosini moyi, urahari witwa Imana. Ntabwo ujya utsindwa ku rugamba, umanuwe no kwibuka imirimo y'abakwizeye n'abagukoreye by'ukuri. Imirimo urayibutse, naho abarozi bahaguruka ntabwo bararoga imirimo. Urakoze Mwami kubikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha, Imana yibuka imirimo muri uku kwezi ndetse tunatangiye n'umwaka. Imana yibuka imirimo. Bye bye.